Haleluya. Urabona ko ari bakeya twateguye benshi ariko ejo ntibaza. Dufite abandi turi bubaze ibibazo bijyanye na Pasika. Igitabo cy'Abaroma igice cya 6 umurongo wa 9 haravuga ngo kuko tuzi ko Kristo amaze kuzuka atazipfa urupfu rukaba rutakimufiteho urutazi. Tugiye kumva abandi batubwirize atwumva kuvuga ubutumwa bwa mbere natambuke vuba vuba. Haleluya. Asina yanjye twashami ryateira tugiye kuganira ku nkomoko ya Pasika. Pasika ya mbere yahereye muri Edeni aho Adamu na Eva bakoraga icyaha bagasanga bambaye ubusa, Imana ikica imwe mu nyamaswa ikanduka uruhu rwayo. Tuyisanga mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 21 haravuga Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Pasika ya kabiri ni iy'Abisirayeli bava mu buretwa bwo muri Egiputa. Imana yohereje Mose ngo ijye gucungura Abisirayeli. Mose agenda kubwira umwami Farawo barekura Abisirayeli arinangira. Imana yohereza icyago 10, icyago cya 10 cyari cyo kwica abana b'imfura bose. Imana ibwira Mose ngo genda ubwira Abisirayeli bose bice umwana w'intama, barye inyama zawo, basige amaraso yawo ku nkomanizo z'inzugi zawo. Pasika ya gatatu niyo turi kwizihiza uyu munsi, kwizihiza urupfu no kuzuka kwa Yesu. Yesu yadukundaga urukundo ruhebuje, niyo mpamvu yadupfiriye kubera ibyaha byacu. Murakoze. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Musafiri Amabira, nkaba ngiye kubasobanurira ibya Pasika ya kabiri y'Abisirayeli yabereye muri Egiputa. Hashize igihe kirekire umwami Farawo yaranze kurekura ubwoko bw'Abisirayeli. Hashize ibyago 9 ari byo: icyago cya mbere amazi yahindutse amaraso, icya kabiri igihugu cyuzuye ibikeri, icya gatatu
gatatu hatera inda, icya kane hatera ibibugu, icya gatanu hatera uburyamo, icya gatandatu hatera ibisebe, icya karindwi hatera urubura, icya munani hatera inzige, icya cyenda hacura umwijima, icya cumi hapfa abana b'imfura bose bo muri Egiputa. Nibwo Imana yabwiye Mose ngo agende abwire Abisirayeli bose ngo bafate umwana w'intama bamubage, bafate amaraso aho basige ku ngoma izo zombi z'umuryango wabo, kugira ngo marayika naza aje kwica abana b'imfura bose azabarengere. Murabisanga mu kuva igice cya 12 umurongo wa 21 kugeza ku 23. Ijambo ry'Imana ribafashe. Haleluya. Ngiye gusobanura icyo Pasika ya gatatu iri. Pasika ya gatatu isobanura urupfu no kuzuka kwa Yesu. Imana yadukunze urukundo rudashira, yohereje umwana wayo w'ikinege ari we Yesu. Tubisanga muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 haravuga, kuko Imana yakunze ab'isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu munsi turi kwizihiza umunsi wa Pasika, igihe Yesu yadupfiriye kubera ibyaha byacu. Bivuze ngo natwe dukwiye kumusenga cyane, tukigana ibyaha byacu kugira ngo natwe tube inshuti za Yesu, tube abana beza kandi bera. Igisobanuro cyabyo turagisanga mu Bakorinto igice cya 5 umurongo wa 17 haravuga ngo, erega iyo umuntu ari muri Kristo aba icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize byose bikaba bihindutse bishya. Murakoze. Ngiye gusoza. Haleluya. Murakoze. Nitwa Irakoze Patrick. Ngiye kubabwira imbaraga z'umusaraba wa Yesu. Imbaraga z'umusaraba wa Yesu. Umusaraba wa Yesu utanga imbabazi z'ibyaha, utsinda imbaraga z'icyaha, utsinda Satani, uzana umubano hagati y'umuntu n'Imana, ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana, udukiza indwara. Ibyo byose tubisanga mu Bakorinto ba mbere igice cya 1 umurongo wa 18 haravuga ngo, ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abizera ni imbaraga y'Imana. Haleluya. Haleluya.